ni umusore dutangiranye nawe ndetse yarahagaze hano mu muhanda. Sasa ako kanya hari umukobwa waje ahangaha ari kugenda mu muhanda, ndetse uyu musore ahita amuhagarika ati wigenda, nshaka kuba navugana nawe, hari akantu naguteguriye ndetse hari impano nziza ngufitiye kandi ngomba kuyiguha uko byagenda kose. Uyu musore ibi byose ari kubibwira uyu mukobwa, ndetse uyu mukobwa ati impano? Yego rwose impano yiza cyane rwose. Umukobwa yaragiye gushakisha amacupa, yagiye gutoragura kugira ngo arebe yuko yajya kugurisha akabona basi icyo kurya. Mbese ni umukobwa ufite ubukene bukabije cyane yuko naho kuba ntafite. Ni wo mukobwa utamu biraro ariko agerageza kwitwara neza. Nongera kuguha ikaze muri episode ya kabiri. Episode ya mbere muzi uko byagenze, twasoreje ahangaha ubwo uyu musore yarahagaze mu muhanda agiye guhura n'uyu mukobwa. Rero dore ubu bahuye bagiye kuganira, ndetse ari nako uyu musore yamugeneye impano nziza cyane. Ati iyi kanzu ubona rero niyo naguteguriye, genda rwose uyambare kandi nzi neza yuko uri buze kukubera. Uri umukobwa mwiza, rero iyi kanzu uko byagenda kose igomba kukubera. Umukobwa ati ni yanjye? Njyewe se ni njye wayiteguriye? Uyu musore ati yego rwose nayiguteguriye rwose, iyi kanzu ni nziza cyane, ikindi kandi nabonye rwose ikubereye, wayambara ukaba neza cyane, ndetse n'aka kazi ukaba wakareka maze ukagenda nkahita nguhindurira ubuzima, nawe ukaba umuntu mwiza ukomeye, si byose? Umukobwa akimara kumva ikanzu ati mbega umusore ukunda, mbega umusore anguriye ikanzu nziza cyane igura amafaranga menshi cyane mu buzima bwanjye ntarakoraho. Uyu mukobwa ntabwo yari yakayakoze kuva yavuka kugeza ageze gutya, mbese angana gutya wapi. Ariko akibona iyi kanzu ati ni ukuri iyi kanzu ni y'agaciro, ni ukuri byiza cyane. Uyu musore ati rero yakire, ikindi kandi ugende uyambare, nayiguteguriye, ni impano yawe. Koko se mpano yanjye uzi ko untunguye? Ni uku urukundo ruza, mwabibonye? Ati rwose iyi kanzu ugende uyambare kandi ndabizi neza yuko iri bara ni ryiza, rizakubera ahantu hose uzabasha kuba wanyura. Ni ukuri pe bazabona uri umukobwa urenze, kandi rwose pe ndi wa musore ukunze kureba utuntu twiza cyane. Njye nabonye ako gakanzu ari agakanzu wakambara ukaba wajya n'ahantu harenze, mu bukwe, mu kirori, mbese ahantu heza, ndetse rwose wafata n'indege ukagenda ukambaye, nta muntu wagucishamo ijisho. Ariko se kumbe wayigiyemo indege? Uratekereza n'uyu mukobwa nawe yaragiye mu ndege? Umukobwa iyo mpano amaze kuyakira yise ataha, atereka njye kwambara iyi kanzu nze kureba ukuntu imeze, mana yanjye. Umukobwa yahise agenda, gusa akimara kugenda ibyishimo ni byinshi. Ati ni ukuri iyi kanzu irarenze pe, mu buzima bwanjye nibwo nabona umusore utanga ibintu byiza nk'ibi ngibi. Ndetse wa musore usigaye hariya niko arimo agenda yitegereza uyu mukobwa ukuntu yishimye, byamurenze uyu mukobwa. Ndetse n'uriya musore nawe byamushimishije kubona uyu mukobwa yishimye rwose ameze neza. Ndebere umukobwa nawe ikanzu ntabwo yigeze ayivanaho amaso, ati ngomba kuzambara icyumweru cyose ntayikuramo, ni ukuri pe kuko nzaba nyiharaye. Sasa umukobwa akigenda, ndebere ibitekerezo byatangiye kuba byinshi. Ese uyu mukobwa ni ibiki yatangiye gutekereza? Katuze kureba. Wa musore nanone barakureka yari ari hano, ukurikire ari hano mu muhanda nk'ibisanzwe. Ndebere biriya byose ni ibintu uyu mukobwa atangiye gutekereza, ati ibi ngibi ngomba kubikora uko byagenda kose, ngomba kubyereka uyu musore akabimenya. Ese ni ibiki? Sasa ibintu uyu mukobwa yaratangiye gutekereza, ndetse kugira ngo uyu musore aze kubimenya, ubwo uyu musore yarahagaze hano mu muhanda nta kibazo afite, yatangiye kugenda yitegereza mu muhanda, atangira kugenda areba abantu bari kugenda hano muri uyu muhanda. Mbese ni ahantu urujya n'uruza, hari gusanga umuntu yazindutse mu gitondo akomeza kugenda, mbese akabyuka yigiriye mu kazi ke, n'undi nawe ni uko nguko, nk'uko wabyutse ukagenda, nanjye nabyutse ndagenda njya mu kazi kanjye. N'umusore nawe niko ari hano, hari uwategereje, mbese uri kugenda muri uyu muhanda. Ese uwo ninde? Sasa barakwereka wa mukobwa yari yambaye neza cyane, kandi ibi byose yaratangiye kubitekereza ati ubwo nzaba nambaye neza
maze nkagenda nkahura n'uyu musore, kandi ubwo niko biri, ngomba guhita mbishyira mu bikorwa ubwo natangiye. Umukobwa nuko yaje aza ameze gutya, azi yambaye neza koko, yakanzu yari imubereye, wa musore yari yamuguriye. Wabonye ukuntu uyu mukobwa afite amaguru meza ati, wabonye ukuntu uyu mukobwa imisatsi ye ari myiza, wabonye ukuntu uyu mukobwa yashyizeho amaherena akaba umukobwa mbega beautiful girl, mbega uyu mukobwa ararenze koko. Undebere, uyu mukobwa yari yiteye makeup, yararenze koko. Akomeza kwitegereza uyu musore, ndebere, ndetse n'uyu musore nawe yitegereza uyu mukobwa, abona yuko rwose uyu mukobwa arenze, yararenze koko. Yari wa mukobwa mbese wavuga uti uyu mukobwa mbese yagukura mu byawe byose ukaba wabirevamo ukabireka. Mana yanjye, umukobwa nawe niko ari kuza ari kumwenyura, nta kibazo. Undebere rwose, aje kureba uyu musore, cyane ko uyu musore yaramutegereje hano mu muhanda, cyane ko bari bahanye gahunda y'uko bari buze guhura. Umukobwa nawe araza ati uko byagira kose ngomba guhura n'umusore wanyambitse, umusore wangiriye neza, umusore wankuye ku muhanda. Ariko reka nkubwize ukuri, uri buze gutungurwa nuza gusoza iyi nkuru. Hari byinshi biri buze kugutungura, uri buze gutungurwa rwose ibintu byose wabonye. Reka ubwire, reka nte kumena ibanga, wowe ubwawe uri buze kubyibonera. Katuze kureba sasa, umukobwa aza ari kumwenyura, ndetse n'umusore nawe aza ari guseka ati mbega uzi yuko koko ibintu nakoze bitangiye kubyara umusaruro ufatika mwiza cyane. Uyu mukobwa ararenze, urandebera di. Reka mbabwize kuri pe, muri ubu buzima unyandikira muri komenti umbwire ikintu kiryoha nk'urukundo, unyandikire pe ikintu cyaryoha nk'urukundo. Wagira amafaranga ariko utari mu rukundo rutakuryoheye, umeze nabi, wakumva ntacyo akumariye. Ariko reka nkubwize ukuri, byose birunganirana. Ariko wari uzi yuko ushobora kuba uri kumwe n'umuntu mukundana nta kibazo, mbese bitewe n'ubuzima burimo, nubwo mwaba muri abakene ariko mukumva burarenze. Reka mbabwize ukuri, abantu bibeshya ngo amafaranga niyo ya mbere, burya barabeshye, ahubwo urukundo ni rwo rwa mbere. Sasa uyu mukobwa akigera ahangaha, uyu musore yise amuterera ivi. Mana yanjye, undebere rwose pe, yise apfukama hasi, atangira guhereza uyu mukobwa mbese ni nko kumwubaha, bitewe n'ukuntu uyu mukobwa yararenze koko, yarakubiye. Yari wa mukobwa mbese ubona ukava mu byawe. Ntabwo woga wakeka yuko uyu mukobwa agenda rwose ashakisha ari gutoragura ibintu mu muhanda. Wapi rwose, ntabwo ariko byari bimeze. Ati uri kubona ukuntu meze se? Meze neza cyane rwose, kandi rwose ndabizi neza yuko ibyo hoze wifuza kuba, mbese hoze wifuza kubona ameze neza cyane. Rero uyu munsi wabibonye, si byose? Ni ukuri pe. Ubu ngubu rero ugomba gutuza ukamera neza, nta kibazo. Mbega ari nako uyu musore akomeza kwitegereza uyu mukobwa, ati ni ukuri uyu mukobwa ararenze, ameze neza. Enese wanyemerera basi nkagira icyo nkubwira? Umusore atangira gufata amaboko y'uyu mukobwa kugira ngo agire ikintu amubwira. Mbega atangira gufata intoki ze, mbega umukobwa ufite intoki nziza. Ariko umukobwa ati wapi, winkoraho, ko bihindutse se mama, bigenze gute? Ndetse bari kwika uyu mukobwa yatangiye kugenda ahinduka mu maso, atangira kugenda ahinduka, mbese isura ye yatangiye kugenda ihinduka, ukagenda rwose ubona itangira kugenda yijima akanya ku kandi. Mbega ese uyu mukobwa ni igiki gikomeye cyane cyaba kimuhinduye ku buryo yaba atangiye kureba uyu musore nabi? Sasa bari kwikara umusore waturutse hirya, umusore uri handsome, wa musore rwose ubona ukabona akuvanye mu byawe nanone, yaje hano. Uyu musore wese ateye aturuka hehe? Ukurikire. Ndetse ikintu gitangaje ni ukuntu uyu musore upfukamye hano hasi, wapfukamiye uyu mukobwa amutereye ivi, yashaka kugira ngo agire ikintu amubwira. Yitegereje uyu musore abona aramuzi, ntabwo yari inshuro ya mbere rwose yarabonanye nawe, ahubwo bari basanganwe. Tuze kureba mbese ibi ngibyo bishatse gusobanura iki. Sasa uyu musore akigera ahangaha, uwari upfukamye hasi
yise ahaguruka. Sasa barakwerekana ko wa mukobwa nawe akomeza kugenda aseka, ndetse wa musore nawe atangira kuza yegera mugenzi we ati nizere kuri kumenya, nizere rwose ko wamenye. Ndetse uyu musore atangira kurebana n'uyu mukobwa, ndetse uyu musore akundana n'uyu mukobwa. Ni abasheri n'abasheri koko biragaragara, ariko uyu musore hari agakino yaza kuba yarakinwe pe, birashoboka 100%. Katuze kureba, ndetse ari nako uyu musore akomeza guseka cyane, ndetse wa wundi we atangira kugenda abirakariramo ati nizere kuri kwibuka rero ibihe byose twacanyemo, nizere yuko uri kwibukana bya bindi byose wakoze, nizere ko uri kwibuka bwa bugome bwose wankoreye, si byose. Katuze kureba, ibi byose ni ibintu bari kugenda bibutsa uyu musore ati rwose nizere yuko uri kwibuka bya bihe bikomeye cyane wagiye unyuzamo bitanyoroheye. Sheri, nabikoze neza cyane rwose, ntuze kugira ikibazo, si byose, nta kibazo, ibintu byose bimeze neza cyane rwose. Kumbe ni umupangu wari warapanzwe kuva kera. Uyu musore yitegereza uyu mukobwa, abona rwose ibi bintu ntabwo ari byo, abona rwose ibintu bakoze ntabwo ari ibintu byiza. Ndebere, ukurikire rwose. Ndetse uyu mukobwa akomeza kwitegereza uyu musore ati rero nizere yuko nta kigutunguye, ibyo wakoze urabizi, uyu ni umukunzi wanjye rero, ntabwo wari ubizi, uri kwibuka byose, reka twibutse niba utabyibuka. Sasa badusubije inyuma uko byaje kugenda. Ubundi mu busanzwe abasore uko ari babiri bahose ari inshuti, mbese bajyanaga ahantu bakagenda rwose bagasitaragoringa, banyuze mu buzima bukakaye, bakagenda rwose ubuzima banyuzemo ni bubi cyane rwose. Cyagihe uba uri umuntu n'inshuti, mbese muri inshuti muri abasore bafite imyaka 18, 20, ndetse muri inshuti, ariko ibintu byaje kuba biteye agahinda. Sasa barakurika bagendaga ahantu bakaganira, ndetse barakurika rwose bariniga abantu b'inshuti, ari nako uyu musore akomeza kuvuga ati sha, muri iyi minsi hari ukuntu ndi kubibona, hari ukuntu rwose ndi kubibona rwose wowe bishobora kuzakunda. Ati shise sha, ayo mahirwe nayakura hehe? Ubwo se bizakunda? Wapina rapurayize ntabwo nzi niba bazanyemera, ntabwo mbyizeye nyine, gusa ndategereje, ntegereje telefone yuko nyine izasona maze bakambwira ngo nyine ngiye kugenda. Gusa nyine hari ahantu hagenda abantu bake, usanga mbese mu bantu 100 bapurayinze baterenza abantu 5, mu bantu 5 kuba nageramo biragoye. Nukuri pe, nyine ni amahirwe, reka nze kureba yuko nanjye amahirwe ashobora kunsekera. Sasa ibyo ngibyo bakibiganiraho, hari telefone yaje kumuhamagara, ihamagara uyu musore. Ukurikire, yahamagaye uyu musore atangira kwitaba, ndetse yaje kugira amahirwe ubwo yasangaga ahantu bapurayinze ari abantu benshi bagera mu 100, mu bantu 5 bari babonye amahirwe nawe yararimo, ndetse bamubwiye ko agomba kurira indege akajya mu mahanga, mbese akajya muri ako kazi. Ati se shuwa, ngewe ntabwo byumvikana, nese nanjye naje kugira amahirwe beti cyane rwose, ahubwo ugomba kwitegura mu gitondo ugashyira mbese visa, ugashyira ku ruhande ibintu byose, mbese ibyangombwa byawe byose ukabishyira hafi, ubundi mu gitondo ugomba gufata indege uko byagenda kose. Ati ntabwo bishoboka. None se mana yanjye, ubwo nanjye mu banyamahirwe najemo? Ukurikire, abasore nuko byagenze, umwe sagize amahirwe undi arasigaye. Ubwo nuko byagenze, umusore byarangiye bamuhamagaye, ndetse banamubwiye ko agomba kwitegura uko byagenda kose mu gitondo yuko indege igomba guhaguruka ikamujyana. Nuko byagenze, mbega byiza, akanyamuneza ni kose kuri uyu musore. Gusa uyu mugenzi we ati tambwira yuko za gahunda zaciyemo. Mbwira sha bro, byagenze gute? Niba se baguhamagaye banza ubwise kuri nyine umbwira uko byagenze. Umusore kubyumva byari byamucanze. Ati nyine nibyo, shaka utari kuvuga nibyo nyine, igitumva se ni iki? Nanjye nabuze ukuntu nabivuga kuko byandenze, byari byamurenze koko. Akomeza abwira mugenzi we ati nyine ubwo ndi kubaza ukuntu ubwo ndibuze kubigenza, ubwo nyine nanjye naje mu banyamahirwe. Ati se none ibyo ngibyo bikakubabaza? Ibyo ngibyo bikakubaza kuba waje mu mahirwe, mu banyamahirwe? Ndetse uyu musore ati sha, ikintu kintunguye nuko ntari nariteguye. Uyumvire abantu
abantu koko Imana ikagukorera ibitangaza, ariko ibyo ngibyo ukumva rwose kuba yabigukoreye ngo ntabwo wari witeguye, kandi hari benshi ayo mahirwe yakagombye kuba yagiyeho, ariko wowe ubwawe yakugezeho utangiye kuvuga amagambo nk'ayo ngayo. Mujye mwibuka gushimira Imana neza, ndetse mwe kujya murinuba mu buryo bumeze nk'ubwo ngubwo ntabwo ari byiza. Ndetse uyu musore ati ubwo ndumva ibyo ngibyo ari ibintu byiza wagakwiye kwishimira ndetse ukaba waserebura, kuko hari benshi byagiye bicika amahirwe menshi mu bantu 100 barenga mwapurayinze, muri abo banyamahirwe 5 babonetse. Kuba wajemo ni amahirwe ugize, ahubwo gira nyine witegure bro, ugende nyine, uzaza nyine uri umukire, uzaza uri umuherwe, ubwo nyine genda ufatireho, si byose nta kibazo rwose. Mu bigaragara murabona yuko aba basore mbese bahoze bari inshuti, nta kibazo, basangiraga akabisi n'agahiye, ndetse bajyaga muri resitora bakagenda ku mafaranga make cyane bafite, bakemera rwose bakayasangira, nta muntu wacuraga undi. Ndetse uyu musore ati ubwo nta kundi ngomba kugenda uko byagenda kose. Gusa uyu mugenzi we ati uguze ikintu kimbabaje njyewe, shimishijwe nuko waje kugira amahirwe ukaba ugiye kugenda, gusa nanone icyo kumbabaza ntabwo cyabura. Mbabajwe nuko ngiye gusigara njyenyine, nkasigara mbese meze gutya, mbese inshuti yanjye iragiye. Ibyo ngibyo nibyo nkomeje gutekereza, nkibaza ngo mbese kugiye ninde muntu basi tuzahuza tukaba inshuti nkuko twari tumeze, mbese tukaba tukagenda tukajya kuba twasangirira ahantu nk'aha ngaha nubwo haciriritse, ariko nanone ibyo ngibyo bigakorwa. Nge ibyo ngibyo nibyo ndi kwibaza. None nawe genda rwose korere kashi, nta kibazo, genda witegure, dore haracyari kare, wagenda ugashyira ibintu byawe byose ku murongo, uburi mu gitondo basi ugatema rutema ikirere, si byose bro, erega ni byiza. Ikindi kandi ibintu byo kwishimirwa, ni ukuri pe tugomba kubishimira Imana, ni uku rwose bigomba kugenda. Mana yanjye ukurikire. Gusa ako kanya batangiye gusezeranaho bati nta kibazo rero, nugaruka uzambwira rwose pe, twongere nyine duserebure kuko utashye amahoro, nta kibazo. Nuko byagenze, ubundi bahoze ari inshuti, basangiraga buri kimwe cyose, bakishimana, nta kibazo cyabo. Ndetse uyu musore ati rero nzagukumbura, si byose, ariko nanone ntabwo upfuye, uzagaruka twongere duhuze, ntacyo bitwaye. Ubwo nanone iryo joro bwarije buracya, ubwo umusore hise afata rutema ikirere iragenda. Ubwo umusore byarangiye mbese agiye mu mahanga, agiye mu kazi katamworoheye, ndetse kari akazi kamuhemba amafaranga menshi cyane, mbese ntabwo yagakoreraga mu gihugu mo imbere, wapi, aragenda. Ubwo sasa amaze kugenda imyaka 5 yarashize ari mu kazi ke, ubwo ishize yagombaga gutaha, akaza mu rugo akareba uko abandi bameze, mbese akaza kureba bimeze gute, nta kibazo. Mbese nuko byagenze. Imyaka 5 ishize, noneho sasa wa musore amaze gutaha, yaje ari umuntu urenze, yaje ari wa musore ubone yuko wabaye umusirimu. Ari nabwo yagendaga hano mu muhanda, akaza kubona umukobwa ukora mu muhanda, ukora amasuku, arimo agenda avugira kuri telefone ati nyine ubuzima bwarakunze, gusa nyine mu minsi mike ntabwo nizeye yuko ndibuse kuzasubirayo, gusa barambwiye ngo bazampamagara, gusa nyine nta kibazo. Ni ukuri pe biragenda, akazi karagenda nta kibazo. Kumbe uyu musore yaragiye n'amajwi arayahindura, ururimi yavugaga ntabwo ari rwo yari asanzwe avuga, wapi, yaragiye mbese aba umusirimu. Ati okay, nta kibazo. Sasa barakureka mucuti we, ako kanya akibona iyo ari inshuti ye yaratashye ivuye mu mahanga. Urani mucuti wanjye se uri kuri telefone, bahoze aramaniga murabizi, aba aramubonye ari kuri telefone, kandi imyaka 5 ishize batarabonana, bataravugana, batazi ikijya mbere. Wa musore aba yamubonye, ati uriya ntabwo ari Jack, ni Jack rwose, uko byagenda kose undebe. Umusore yanga kurirwa abitindaho, ati nyine ubwo abantu barasa, wasanga nyine ashobora kuba ari we cyangwa se nanone atari we. Akomeza kuyigendera, nta kibazo rwose, ati reka nigendere, rwose yaza ntambwire ko nzi ko Jack twari inshuti, ko nzi ko ataza mu gihugu mo imbere ngo areke kumbwira, ntabwo byashoboka rwose.
gusa umusore yaragiye arasirimuka koko, ntabwo yambaraga rinete ubwo rwose yari ari inaha aba mu gihugu cy'iwabo. Wapi rwose ubu busirimu ntabwo yari azi, wapi. Ndetse uyu musore akimubona ati ahubwo ni Jack koko, niwe. Uzi ko mu kanya namuboneraga kure, kumpe niwe. Ubu se yaje ryari? Reka njye gusuhuza inshuti yanjye di. Nuko uyu musore yaje ngo agiye gusuhuza inshuti ye, kandi yaje yizihiwe, aza ameze neza. Ati ubwo inshuti yanjye igiye kugura di, byarakunze. Yabaye umusirimu, afite amafaranga biragaragara, ahagaze telefone y'agaciro, mbega byiza. Ni ukuri pe, Imana ikura ku cyavu. Ndetse ako kanya uyu musore akigenda ati Jack urajya hehe? Ni njyewe rwose mu mwanya wawe, ni njye nshuti yawe. Jack ati we urinde kuri kuza uri kunkoraho, byagenze gute? Uturutse hehe? Uzi ko muhangara, murasuzugura cyane rwose. Uje kunkoraho njye nziranye nawe kubera iki? Ndetse uyu musore ati Jack ntabwo nzi. Ati wapi ntabwo nkuzi pe, ni n'ubwa mbere nakubona mu buzima bwanjye, njye n'ubwa mbere nabona umuntu umeze gutya. Gusa uyu musore ati shansuhuza, twari dukumburanye, dore rwose igihe cyari gishize ari kinini tutabonana, rero nari ngukumbuye, dore rwose imyaka 5 ndakeka ishize tutarabonana, rero mbabarira twongere twizihirwe tumire neza, ni njye nshuti yawe. Ubundi twajyanaga tukagenda tukajya mu bintu bitatworoheye, mu dufaranga duke twari dufite tukajya kugura, none se uranyobewe aka kanya? Gusa Jack ati ntabwo nkuzi. Gusa uyu musore nawe ati ntabwo nzi njyewe. Tekereza kabiri, tekereza neza mu mutwe wawe, wageze mu mahanga se urahinduka? Ubu se uratekereza izina ryawe n'aba nararibwiwe nande? Ndetse uyu musore akuramo rinete ati uranzi? Ati ndakuzi rwose, ndikora warasirimutse. Ati wapi ntabwo namenyana nawe, ndetse n'izina ryawe sinkene kuba naryumva, ndetse sinkene kuba narimenya. Wapi rwose ni ubwa mbere nahura nawe, ni n'ubwa mbere nakubona. Uyu musore ati Jack wikirengagiza, uranzi rwose, erega uranzi, ibuka byinshi twanyuzemo, ibuka ukuntu twasitaragorinze tukagenda tukanyura mu buzima butatworoheye, ibuka cyagiye baguhamagara ngo ubonye akazi mu mahanga, baguhamagaye kuri telefone ugahita uvuga uti mbese ko ntiteguye, ubu visa ibyo bintu byose ndabibona gute? Ntabwo uri kunyibuka, ndakwinginze no kuri pe utaza kunkora ibyo bintu, erega utamera nk'ababandi bajya bavuga ngo birengagiza abantu. Wapi rwose uranzi, ahubwo ikintu ndi kubona, ahubwo se waba waranyibagiwe? Reka nkubitse izina ryanjye, nanjye nitwa John, amazina yacu rwose yari ameze kimwe, twari twitiranwa amazina yacu, mbese wabonaga yuko agiye gusa gute? Wanyihinduka. Gusa Jack ati shagenda, ntabwo nkuzi wowe, ntwongere no kumpagarika. Nuko byagenze, Jack ahita agenda yihakanye inshuti ye. Jack abaye Petero ubwo yihakanaga Yesu. Undebere, abisi niko bamera. Umuntu uyu munsi mwamuri ku rwego rumwe, mukennye umeze nabi, ariko dore ka amare gukira, shareka nkubwire uzamusuza ntabwo rwose azigera aguha umukono. Wapi rwose, abisi benshi niko bameze, bamara kugafata, bamara kumera neza, bamaze kuryoherwa, icyo gihe rwose nta kintu mwavugana, mbese sinzi ukuntu bita bigenda. Gusa Jack byaramubabaje, ati ntabwo bishoboka. Undebere, John niwe byababaje. John yasigaye ahangaha yitegereza Jack ati kweki Jack yakora ibintu nk'ibi ngibi. Jack gusa umva, ibyo byose uzabyishura, uko byagenda kose ugomba kuzabyishyura pe. Ibi bintu byose ukoze uranyihakanye, ugize ngo se ngende igicucu. Umusore John uri hano yatangiye gutekereza ukuntu yahana mucuti we kugira ngo amwemeze, ndetse nawe amubabaze bitewe n'ukuntu yari amaze kumubabaza. Ibyo byose niho byaturutse ubwo uyu musore we na shere we bapangaga ibi byose kugira ngo bazababaze uyu musore Jack. Mana yanjye. Ndetse uyu mukobwa ati John uramuzi, mwose mukundana, muri inshuti, mwasangiraga akabisi n'agahiye, ariko umunsi umwe waje kumwihakana, umubwira yuko utamuzi. Rero ntibigutungure nanjye
maze kukubwira ko ntakuzi ndetse ari n'ubwa mbere maze kukubona, kuko ibi byose twabikoze kugira ngo tuze kuguhana ibintu wakoze, ujye uramenya yuko n'abandi bose ni abantu. Rero ujye urubaha ikiremwa muntu, ndetse n'undi munsi ntuzigera wongera gutekereza ibintu nk'ibyo watekereje. Wararengereye cyane, uranyumva neza? Ibi byose uyu mukobwa akomeza abibwira uyu musore ati n'undi munsi pe uzanyikure mu mutwe wanjye, ndetse narakubeshye yuko ndi umuntu utoragura imyanda mu muhanda. Kumbe bira byose nabikoraga ndikuza kwegera ahantu uri, kuko nzi yuko ndi umukobwa mwiza uzankunda. Rero ibi byose twabikoze tubizi, ubyihanganire rero, kuko na sheri wanjye yarabyihanganiye. Nyuma y'ibyo ngibyo nyine ugenda ugira ubuzima bwiza, ndetse umenye ubuzima bwawe. Ikindi kandi ntuzigire wongera gukora ibintu nk'ibyo ngibyo mu buzima. Abantu niko bameze, ndetse ubuzima burahinduka. Ushobora kubona umuntu akennye uyu munsi ejo agakira, cyangwa se uyu munsi umuntu ashobora kuba akize ejo agakena. Uri kumva neza? Ntukagire ukina n'ubuzima, ntugakine n'isi, kuko isi ntabwo ari nyoko ntiyakubyaye. Urabyumva neza? Isi wayisanzeho, ikindi kandi uzanayisiga ku isi, nyine uzayisigaho, nta kundi kuntu byagenda. Isi izahora ari isi, ariko abantu bo bazahora ari abantu. Kubera iki ushaka guhindukana n'isi? Byagenze gute? Harya ngo ni ibigezweho? Ibyo bigezweho rero nizere yuko bigusigiye isomo. Ndetse ako kanya umusore n'umukobwa bahise bagenda, ndetse Jack nawe asigara hano. Yabuze intama n'ibyuma, undebere rwose, yabuze umukobwa umukunda. Nuko byagenze. Mana yanjye, abantu bahemuka, abantu bagira umutima mubi, abantu birya ku bandi, abantu usanga birengagiza abandi ku bwinshi. Reka mbabwize ukuri, umunsi umwe nawe uzasanga bigenze gutya. Uwo muntu usuzugura, uwo muntu ubona yuko atarenze, uwo muntu ureba ubushobozi bwe ukabona buri hasi, uwo umunsi umwe uzamukenera. Ariko reka mbabwize ukuri, nushake rero umufate neza. Buriya kirazira gusiga wangije inzira, uri buse kuzagaruka uri kunyuramo nanone. Ese wakambuka ikiraro ugasiga ugikuyeho mbese ugasiga ugikuyeho iteme, ukavuga yuko nugaruka bizagenda gute? Ibyo umusore byarangiye gutya. Byangiye ari kwibaza ati koko kubera iki ibi byose bimbayeho? Ibi byose nzize kutumva kwanjye, nzize mpano yanjye, kubera iki? Uwo musore nuko byamugendekeye. Ndetse mbabwira yuko inkuru yacu irangiriye ahangaha. Iri episode ya 2 turi kureba. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ndabashimiye cyane mwebwe mwakomeje kubana nanjye kuva twatangira episode ya mbere tukaba tugeze kuri episode ya 2, akaba ari nayo finale. Mwarakoze kubana nanjye rwose. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Imana ikomeze kubakorera ibintu byiza cyane, mbese ikomeze kubaha imigisha. Tuzahura ubutaha rero. Ndabakunda cyane, bahoza ku mutima, sibyo? Muri abantu b'ingenzi. Ciao ciao, nawe utaha.